kandi ariko tubafitiye twicende Nichaka kagabo reka nitwabikora reka tubyikorerere nimumbabarire rwose ari ukugutwikira inzu no kukwicura ahitamo iki nimuyitwike Muraho neza. Ese waba ufite ikibazo cyaho wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe byose? Igisubizo nta kindi, jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com. Ni website nziza wagurishirizaho cyangwa se waguriraho ibyo wifuza byose. Dufite byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya bigizwe n'imyaka, imbuto ndetse n'imboga. Harimo ibyo kwambara byaba iby'abana ndetse n'abakuru, ibikoresho bya electronique, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salo ndetse n'ibindi byose wakifuza. Duhahirane.com, igisubizo cy'Abanyarwanda. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of plane is this? Jabye isani iki niki tubyihorere umbwigiri gutuma unyirukanga inyuma nakwibye. Hoya nago nakwibye ahubwo ari impamvu iri gutuma nkwirukaho. Yo mpamvu akabaye wayimbwiye mbere ukimbo. Utekereza ko hari icyubahiro bihesha Imana wowe n'umuryango wawe kwirirwa wicaye ahangaha ku muhanda? Niba gase narogaga cyangwa nankwagiye jabwe. Muri ibyo byose nta na kimwe wakoraga nyine. None wabonaga nkora iki? Wakoraga uburara n'ubugege. Asunda warebaga cyangwa ntabwo warebaga. Ari umujyambo nanye kugira ngo uvuge ko ndimo ndakora ubugege. Umva abatera babivuze ukuri koko ngo ugiye uretse uzabyara igihunyira kibona kare kandi umwana apfira mu itero. Byose bivuze iki ko numva utangiye kuvugira mu migano? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 8, 9 iraburaho iminsi 3. Reka dufate ko ufite imyaka 9. Urusi 9 se gute kandi aburaho iminsi 3? Reka twemeye ko ufite imyaka 8. Ku myaka yawe 8 se wirirwa wicaye ugataha ukabesha ababyeyi bawe ko wagiye kwishuri kandi utigeze unahakandagira uko ku myaka yawe 15 uzaba wicara he? Aho nzaba nicose kureba suri mama suri data ahubwo mfi imbere ugenda. Nkuko wabivuze sindi umubyeyi wawe ariko ushaka wahindura imyitwarire yo kwirirwa wicaye hano ku muhanda ukazajya ujya ku ishuri. Genda sha urusha nyina w'umwana muwaba ashaka kumurya. Ariko sari wabuze akamaro ko kwiga ku mwana no ku muntu mukuru. Genda sha njye nakabwirwa n'iki se no kwiga ko byananiye. urumva uzakora iki se wanjije Ese nawe degite wahari? vuga ngo naharaye ahubwo igihe mware muterana amagambo mwapfaga iki Icyo nicyo kibanza sigomba kubanza kutuba. Ahubwo abanza tubaze impamvu duhagaze. ibyo nabyo biri mu byo ndibabaze murapfiki aho gutaha mujye gufasha ababyeyi imirimo muri gucyocerana hano mu muhanda Mumbarize ni wabitangiye. byatangiye bite Byatangiye nsanga ari yicaye ahangaha atagiye ku ishuri. Reka njye harimo arambeshya nize kuva saa 12 za mu gitondo kugeza za nimugoroba. cyane si ikimarara ubu habaye ryari se Ese mbona nasi. nizi iki Ikinyasi nanyereko. Degite nuva habera ikigodi muhembere biga ibinyazi. biga mu kangahe sha Yese niga mu wa mbere. none biga mu kangahe Niga muri P1B rwose dere. Are you sure, bamwe man? kunyarika iwanyu wanjije What? Degite nanjye tujyane njye kubaha ubuhamya haho na Musanze. You will move out of this house. tuzamuke vuba What? Jesus is Lord.
umva se cyaje ko burya nawe uba wagoswe walayi ukiyaza ugakwamira hano from morning up now kabisa twati ndi kugafungira hano nta kimwe kikankoma muze ntanasinziriye nta kantu wasigayemo twose wadutoboye se ntacyo sibyo ubufege ndi zana twishyirireho nyine kamechi kanye sinataye kiba cyanancanze nanjye ngenda n'akanjye ntari wasanga bakanyarukanye abajinga bagenda ugiye abajinga karago no kwibikote muri deregite imba barakantumye rero ntago wapfa kumenya ibyabo kabisa naye barancana ubwo babona ko rero ndi kuba nizana ugataha nzagenda ntekere umufuka wose none nzarunywera mu isafuriya cyangwa inkono y'itabi mama akavumo ke barakamenya wape ntabwo ndamenya mama nzarunywera mu nkono y'itabi nzagenda none ntarwuzuye ubu nawe nzi ko hazi ngo kigereyo tugisanga twaguyeyo none nyumvira wabaye Nabijujubida. nzamugwaho nababaye kabisa nzagenda byutse na buriya bukota ari kwambara ariko nyine nawe nawe rwose ugira ibidega byinshi bya dani none se wagenda abantu bakibwaho gutera umunwa kuriya kamafeye biki ese nyine ubundi ni uko banga ko twisanzura ese ubundi ubwo wigiye ku ishuri washyizemo nk'uducupa 5 wakubise nk'ubutabi 3 ubundi ikibazo cyaba ari ikihe ko ari bo bahinda kubuza tugereba akuma kamwe ko ni borosheshe rero ubwo bikizo bazinzanye ngo ngiye singagende basa nkabye ikintu dupfamani ngo ni baba ngo bazazana ibiki ngo bazazizana ngo zimfate reka ntago bapfa kukuraburiza gutyo noneho naho muba bari kubaneza ngo ngewe ngo nabonaniye ngo nta kintu mafasha ngo naha utambwira ko wanyu basonnye ko usigaye urebaho abana muri matayasi urugamba rw'abana ka bambaza iki se wa mukaritasi ka urumva umaze kwageza mu gatukuro se nubwo kera cyabuze icyo kivuga tumuka vana urusura rwawe hano umuntu muri kubwira muramuzi mwabikora kimwe simbwa se y'akaderegiteri duhagaze imbere n'uburi netebo ka imbwa kazwe bita kureba ahubwo tuba tukwisa imbwa akazi nuko ubaye umugabo reka dupfe kumwita umusega ka we niyo kintu cyo kuba kubita inkoni zazi ntibasagurije Yesu bigerageze se cyangwa ukeka ko nkutiye wowe nzika nkufitiye bo numva nagusibanganya ku ikarita yise eko tuzasomanira mu gahege Oh my God. noneho yashiriye isoni ndebera ahantu ashinze nk'amabere y'inkumi gashinga kumusha gushanyura ishinyushyinyike nk'igishwi wacigoryo giye kubakubita kuryo muzajya mumbona mukambona mwintara gataruke utakare nk'igice urazana inkoni imbere ya mashini bigerageza nkumenira vide umutwe mwaza ubundi inzo zanjye zibimana shakumva amahirwe mugize nuko nsanze muri uwa babiri mba mbakubise mugenda gakubitwa n'inkuba itagira amazi kaha bigerageze se tugaruka tugasaturemo ibice 4 nuko mubayeho babiri shama wamumbonye ahubwo wowe uradusanga iwawe mu rugo tubikore akomani umuntu yirirwa kugasima hano koko nabura n'umuntu waza ngo ajye kumikera uzi yuko n'akazi kose ubu nagakora nako guterura ibisikogororo ubu nagakora kose shawa wabaga kwehe mwana ngako guterura ibisikogororo y'akazi kose nagakora uvanyemo ako kwicuma ariko kandi kose nagakora shabyore wa mugabo ungiye nanakwiturikiza ibisazo uziko maze iminsi 5 yose ntarya yego ko 5 gusa
ubu ngende kukabakaba mu minsi veri natarya nadakora ku muntu nta n'amazi. Reka shanu gakabye iminsi veni yose utarya ntupfe se. Gereka gukabya mugabo iminsi veni seze uko yamaze 40 ntango yabagaho none uri kwihemisuza ngo iminsi veni se birakaze. Oh my god. Reka sha ubu ngewe niyo wama akazi ko mu rugo nagakora rwose pe ariko nkabona ibintu n'iki. Murashaka kahise? No. None ko tubona muri byihe Ibyihe by'abanyeshuri se bibaho? icyo mushaka se sakaza uko kaba kameze kose Ako kwica ko nitwagakora. kandi ariko tubafitiye Twice nde? Mwicaka kagabo. reka nitwabikora. Reka tubyikorere rero. What? Nimubabarire rwose. ari ukugutwikira inzu no kukwicura ahitamo iki Nimuyitwike.